uwo mbabwira yitwa Kristo, ngo uwo amaso yacu yabonye, ngo intoki zacu zamukozeho. Reka mbabwire, twaramubonye tumubona mu imirimo Imana yagiye iduha ubusa. Ibyo ni by'isi ishaka, ibyo ni byo binezeza isi, kandi barabikunze. Ngibyo rero iby'isi ishaka. Ese nawe ushaka kugenda mu bisi? Wa mukobwa we, abantu basigaye bambara ubusa, basigaye birirwa bagenda bambaye ubusa babunuje. Ejo nahoze mbona abakobwa bambaye ubusa, yaje mu bantu, twagiye gushingwa, twagiye gutabara, yaje mu bantu yambaye isengeri isutiya, ndamanutse kandi mpanganye umujinya ukomeye, umujinya utwika, umujinya urimbura. Uwo mujinya w'Imana uramanutse. Bibiliya yavuze ngo azamanukanye urwabya rw'umujinya. Bataye Imana, bayiteye umugongo. Imana yambwiye ngo abantu bateye Imana umugongo badukana n'ibigezweho, badukana n'isi. Nimvuga ibigezweho abantu bari buze kuntuka, bari buze kumubwira ngo pasiteri n'ubundi uri injiji, uri muri analogue, ntacyo bintwaye. Iyo mvuga kugera n'ibigezweho, ntabwo mvuga ngo mureke kwambara neza, ntabwo mvuga ngo mureke kurya neza, ntabwo mvuze ngo mureke gutura neza. Oya, ahubwo kugera n'ibigezweho ni uguta Imana. Abantu bataye Imana baducirira igirwa. Umvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba, kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro, ngende iyo nzira y'agakiza. Turagushimiye wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Turakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe bituruka ku Mwami Imana bize ku buzima bwawe. Ndagusuhuza, muraho neza? Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni kuri Pastor Shimiye Info. Uyu munsi none rero ndi imbere yawe kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Nzanye rero ubuhanuzi mu ijambo ry'Imana, nzanye ubuhanuzi bwo kubwira abantu icyo Imana ishaka gukora mu bihe nk'ibi bikomeye imbere mu bakristo, mu bihe nk'ibi ngibi abantu bamaze kwirara. Kandi mureke mbabwire, ijambo ry'Imana nirwo rufunguzo rwa byose. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni umutabazi, ijambo ry'Imana ni umukiza. Rero Yesu Kristo aguha umugisha. Reka maze nkubwire ngo humura, nubwo ubona ko bikomeye, ariko Imana iracyakora, kandi Imana itegereje kugira ngo ikore ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana rero aze kubana nawe, kandi ukomera ko Uwiteka kukugote kandi kukuzure. Amasezerano y'Uwiteka n'umugisha w'Imana bikuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana no gukomera gucyanuka bikomeho iminsi yose. Reka ngusengere Imana nonaha kugira ngo Uwiteka aze kugira neza, kandi Uwiteka aze kukurwanirira. Imbabazi z'Imana zize kubana natwe. Reka dusenge Imana. Data wa twese mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite, uri Uwiteka ryo zina ryawe, uri Imana y'amahoro, kandi uri Imana y'amasezerano. Komeza kubana natwe tugire neza, kandi umuntu wese ugiye kumva iri jambo ryawe, umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro, Imana Data wa twese imukoreho kandi imugire neza, Imana imugenderere, Imana imwiteho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero iguha umugisha, kandi Imana ikugire neza. Ikiganza gikomeye cy'Uwiteka kize ku buzima bwawe, kandi umugambi w'Imana ukuze. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, kuko ni ijambo ry'ubuhanuzi, nta nubwo ndibuze gutinda, ahubwo ndashaka kubwira icyo Imana ishaka gukorana nawe uyu munsi. Ndashaka kubwira icyo Imana ishaka ku bantu. Imana ni ikintu numye ku bantu, uraje ucyumve. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu maganya ya Yeremiya, ibice byaho ni 5. Twifashishe umurongo wawo wa 21, wumve ukuntu havuze. Havuze ngo utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. N'uyu murongo Imana yantumye ngo mbwire abantu. Ushobora kuba uwuzi, ushobora kuba unawusobanukiwe no kundusha, ushobora kuba waraye unawusomye cyangwa se wawigishijeho, ariko uyu murongo Imana imbabarire ikumvisha ukubere mushya. Wavuze ngo utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Kubera iki? Bibiliya
ivuze ngo utwigarurire, utugarurire ibihe byacu, numara kutwigarurira natwe tuzaba tukugarukiye. Kubera iki Bibiliya yavuze ayo magambo? Nuko hari ibintu byatakaye, nuko hari ibyagiye, hari ibihe byigeze kubaho ariko nyuma biza kugenda, hari ibihe byigeze kubaho ariko nyuma biza kurangira. Uyu munsi narutse kukubwira ko Imana igushaka, ngiye kukubwira ko Imana igushaka, kandi Bibiliya yavuze ngo mugume uko mwahamagawe. Kubera iki yavuze ngo mugume uko mwahamagawe? Nuko hari abantu benshi baguye bata uko bahamagawe, bata inshingano Imana yabahamagariyemo, bata icyo Imana ibashakaho, barakijugunya, ahubwo bafata ibindi, bafata ibishya, bafata iby'inzaduka, bafata ibintu bidakwiriye. Imana hari abo yagiriye neza, hari abo Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo hari abo Imana yagiriye neza, ariko bibagirwa ineza y'Imana, bayitura gusambana, bayitura gusinda, bayitura kujya mu mazu y'abamaraya, bayitura guta ingo, bayituye gusiga abana, bayituye gusinda, bayitura amagambo, ikimenyimenyi. Muzababona kuko ingo nyinshi muzanabyumva ku ma YouTube izabibereka. Uzabona amadivorce yabaye menshi. Kubera iki amadivorce yabaye menshi? Ni abantu Imana yagiriye neza, bayituye guta umuryango, bayituye gusambana, bayituye gusinda. Abantu benshi barimo gusinda, abantu benshi barimo gusambana, abandi bambaye ubusa. Imana yambwiye ngo abantu bayituye kwambara ubusa, bayituye buri kimwe, bayituye ibintu bibi, bayituye amagambo, abantu ijambo ryabakamyemo, bayituye gusebanya, bayituye kurogana, bayituye, Mana yanjye ese mvuga iki, bayituye gukora ibyaha ngo bikomeye, bayituye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo rero ngo byarakaje Imana, bituma ngo Imana ikura igitereko kitabaza hagati muri bo, Imana yagitwara. Igitereko kitabaza Imana ibaye gitwaye, Imana yagikuye kuri benshi. Benshi bavuye mu byizerwa, benshi baragwa, bava mu buntu bw'Imana. Ariko abantu benshi ngo bashaka kugendana n'isi, barimo kugendana n'isi mu buryo bukomeye, bataye Imana, bayiteye umugongo. Imana yambwiye ngo abantu bateye Imana umugongo badukana n'ibigezweho, badukana n'isi. Nimvuga ibigezweho abantu bari buze kuntuka, bari buze kumenya ngo pastor n'ubundi ugura injiji, uri muri analogue, ntacyo bintwaye. Iyo mvuga kugenda n'ibigezweho, ntabwo mvuga ngo mureke kwambara neza, ntabwo mvuga ngo mureke kurya neza, ntabwo mvuze ngo mureke gutura neza. Oya, ahubwo kujyana n'ibigezweho ni uguta Imana. Abantu bataye Imana, baducira ibigirwamana, baducira ibitari byo. Mwibuke neza ngo abo muri Atenayi, Bibiliya irambwira ngo Pawulo ageze muri Atenayi ngo yasanze basenga ngo ibigirwamana, ngo basengaga imana nyinshi, ngo ariko bakagira ngo ni igicaniro cy'Imana igezweho, ngo icy'Imana itazwi. Baravuga ngo nubwo tutayizi tuzaba tuyisenga ngo tuyiture amaturo. Hanyuma Pawulo ngo abagezemo aravuga ngo iyo musenga mutayizi niyo nje kubabwira. Reka mbabwire ngo iyi Mana abantu mwimuye, iyi Mana abantu bimuye, iyi Mana abantu bataye niyo nje kubabwira nonaha. Iyo basenga batayizi, Imana abantu basenga, haleluya, kwivuga bayivuga mu kanwa. Bibiliya yavuze ngo Imana yavuze ngo mumvugisha akanwa kanyu, ngo ariko imitima yanyu ikamba kure. Abantu benshi bashaka kuvuga Imana mu kanwa ariko imitima ngo ikaba kure. Ariko uyu munsi wa none, wa rubyiruko we, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa we, uyu munsi wa none ndakwingingira iyi Mana abantu bavugisha akanwa ariko imitima ngo ikaba kure. Niyo kukubwira uyu munsi wa none. Pawulo ngo yagezeyo ababwira Imana batazi,
igicaniro cy'Imana itazwi nicyo yababwiye. Uyu munsi ndi kubwira abantu Imana itazwi, Imana abantu bataye kugira ngo bongere bayigarukire. Imana tugire neza cyane. Abantu barimo kugenda bashaka kugendana n'isi. Isi hari ibyo yemera, ariko umurongo tugenderaho wa Bibiliya utawemera. Isi yemera gusinda. Impamvu isi yemera gusinda ni uko inganda zikora inzoga ziremewe ku isi. Isi yemera gusinda. Isi yemera abasinzi. Gusinda ku isi ntacyo bitwaye, irashaka ngo nudandabirana nibwo isi inezerwa. Iyo abantu basinda nibwo isi inezerwa, kugira ngo bakore ibyaha nibwo isi inezerwa. Isi yemera inzoga, yemera gukora inganda zikora inzoga, zaba ari iz'inkorano, zaba ari izipfundikiye, zaba zikorwa n'uruganda, isi irazemera. Kubera iki? Nuko aho ziba ihazi, ahubwo irazitoresha kugira ngo zitange umusoro. Impamvu zitanga umusoro ni iki? Nuko isi zemera. Isi irazemera. Isi yemera ubusinzi. Isi yemera gusambana. Ubusambanyi buremewe, ahubwo bakabweza, bakabutunganya, bagorororangingo. Isi irabwemera. Isi irabwemera. Isi irabyemera ibyo byose, ikabiha umurongo, ikabiha imbaraga, ikavuga ngo bibeho. Isi irabyemera. Kubw'iyo mpamvu rero reka nkubwire ngo wigendana n'isi, ahubwo genda uko Imana ishaka. Genda uburyo Imana igushakamo. Genda muri principe z'Imana. Genda muri condition z'Imana. Wikwigirira nabi. Yesu aracyahari. Wikwigirira nabi. Imana iragukunda. Wikwigirira nabi. Imana ishaka ko ugendana n'Imana. Wikwigirira nabi. Yesu Kristo aracyakora. Wikwigirira nabi. Ubutware bw'Imana buracyahari. Imana yacu tugire neza. Imana yacu turwanirire. Imana isi yemera kwambara ubusa. Kwambara ubusa isi irabyemera. Isi yemera kwambara ubusa, isi irabyemera. Ariko uyu munsi wa none nkubwire ngo wikwigirira nabi. Reka Kristo Yesu akumurikire. Reka Kristo Yesu akurwanirire. Reka imbaraga z'Imana zikuzeho. Reka ubuntu bw'Imana bukuzeho. Isi yemera kwambara ubusa. Impamvu isi yemera kwambara ubusa nuko babyamamaza. Barabyamamaza kwambara ubusa, barabyamamaza. Uzasanga social media yemera kwambara ubusa. Nta televiziyo nini ku isi, zaba izigenga n'iz'ibinyamakuru bya leta, zitagaragaza kwambara ubusa. Nuko isi yemera kwambara ubusa. Isi yemera kwambara ubusa. Ikizabikwereka, televiziyo zose zo ku isi, zaba izigenga, reka mbisubiremo, zaba n'iz'amaleta. Nta televiziyo n'imwe ya leta, nta televiziyo n'imwe itigenga itagaragaza kwambara ubusa, itamamaza kwambara ubusa. Iyo ushyizeho indirimbo z'abantu bambaye ubusa, uba ugaragaza kwambara ubusa. Isi yemera ubusambanyi. Isi irabwamamaza. Isi irabwamamaza. Isi irabwemera. Ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none wigendana n'isi. Isi yituremo, ariko nturi uw'isi. Isi nta nubwo igukunda, nta nubwo ikwemera. Banza umenye neza ko isi itagukunda. Tuyiriho, ariko isi ntabwo igukunda. Isi niyo kukugirira nabi. Imana tugire neza cyane. Imana tugire neza. Isi irayizi wowe. Isi yemera Satani. Hose kugirana n'isi wowe. Isi yemera abadayimoni. Icyambere gikomeye nuko eliminati zose zibera ku isi. Isi yemera Satani. Satani umwami wa eliminati. Satani umwami w'abadayimoni. Satani ni Lusofero, ni se w'ibibi byose. Isi yari irabyemera. Wigendana n'isi. Isi yituremo, ariko ufite ubundi bwenegihugu. Isi yibemo, uyigenderemo, ariko umenye uko uyigendamo.
ese witwaramo gute? wishaka kugendana n'isi, wishaka ibigezweho. Ibigezweho ni ibya Satani. Imana tugiye neza cyane. Hinduka umukristo buwera mu isi. Hari urusengero rwa Satani, isi irazemera. Insengero za Satani zigezweho, simbizi. Hari akavido kamaze iminsi gaturendinga, sinzi iyo wakabonye, k'insengero za Satani. Njye nigeze ngira South Africa, masanga urusengero rwa Satani rwanditseho ngo Church of Satan. Basenga bambaye ubusa. Isi irabyemera, isi iriho intebe. Ibyo ni byo isi ishaka, ibyo ni byo isi igambiriye. Hanyuma rero wigenda nk'uw'isi. Oya, twebwe ntabwo turi ab'isi, turi ab'ijuru, turi ubwoko bw'Imana bwatoranijwe mu isi. Haleluya. Turi ubwoko bw'Imana bwatoranijwe mu isi, ariko ntabwo turi ab'isi. Ntabwo tugomba kugenda nk'uko isi bishaka. Oya. Ako kavidewo karimo kugaragaza abakobwa bambaye ubusa bari mu rusengero rwa Satani baririmba, ni korari. Abagabo baricaye n'abagore baricaye, kora abakobwa bambaye ubusa barimo kuririmba mu rusengero rwa Satani. Mu rusengero rwa Satani. Can you imagine? Aho ngaho niho isi igeze. Aho ngaho niho isi igeze. Wumva ahantu isi igeze? Urimo kumva ahantu isi igeze? Sinzi niba ubyumva neza. Uri kumva neza cyane ahantu isi igeze? Ngaho isi igeze naho ngaho. Hanyuma wowe uri uw'isi, urashaka kugenda nk'ab'isi. Ab'isi ntabwo bagukunda, ab'isi ntabwo bakwemera. Nunashaka ko bakwemera, oya, ahubwo gusenga bigiye kuzavaho burundu. Abantu bagenda n'umugambi wa Satani. Ariko reka nkubwire, Bibiliya yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana tugire neza cyane, kandi Imana turwanirire. Haleluya. Satani arimo gukorera ku isi. Ab'isi rero baraterekera, ab'isi bararagura, ab'isi basenga imana gakondo. Idini gakondo riremewe. Ariko reka nkubwire, twebwe twamenye. Yohana yavuze amagambo meza, aravuga ngo uwo mbabwira yitwa Kristo, ngo uwo amaso yacu yabonye, ngo intoki zacu zamukozeho. Reka mbabwire, twaramubonye, tumubona mu imirimo Imana yagiye idukorera. Ejo nahoze mbwira umuntu ngo hari icyatuma nashobora kuva ku Mana. Hari Imana njyewe ubwanjye nabonye, mwibonera mu mirimo yayo. Haleluya. Nabonye Imana mu mirimo yayo. Iyo Mana rero sinshobora kuzayireka, nta nubwo zayivaho. Na isi yahinduka, kabona aho bantwika, kabona aho bankata igihanga, nakwemera nkaba nka Yakobo bakuyeho uruhu. Nakwemera nkaba nka Stefano bamuteye amabuye. Haleluya. Sinzayivaho, sinzayireka, nakwemera nkayipfira. Ariko Imana yanjye ikitwa Imana ishobora byose. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Abantu basigaye basenga bambaye ubusa. Ibyo ni by'isi ishaka, ibyo ni byo binezeza isi, kandi barabikunze. Ngibyo rero iby'isi ishaka. Ese nawe ushaka kugenda mu bisi? Wa mukobwa we, abantu basigaye bambara ubusa, basigaye birirwa bagenda bambaye ubusa, babunuje. Ejo nahoze mbona abakobwa bambaye ubusa, yaje mu bantu, twagiye gushingwa, twagiye gutabara, yaje mu bantu yambaye isengeri, isutiya, yambaye isutiya yonyine, amabere hanze, inda hanze. Ngisi rero ni cyo ngiki ishaka. Mwa bakobwa mwamaze kumenya Imana, mwa bagabo mwamenye Imana, mwa bashumba mwe, mwa badiyakoni mwe, dusubire inyuma tumere nka ya ngurube ngo yasubiye ku birutsi. Reka mbabwire, ejo ni ku cyumweru nabonye umudiyakoni dirije wa korari aho bafungiye insengero. Mana, uzi ko abantu benshi bagiye kunywa inzoga, uzi ko abantu benshi bagiye gutunga abagore 25. Ye baba we, Imana itabare. Nabonye ari kunywa inzoga,
yabaje kunsuhuza, ndamusuhuza twari ahantu mu bukwe, ndamusuhuza tamwe dirisha umeze neza, timeze neza, diyakono araho ati ndaho, namwe se wanyu barahafunze ati yote cyane rwose, nibwira ngo dufatanyije akababaro, naho we arimo kwishimira ko insengero zifunzwe. Wari uzi ko hari abantu bishimiye ko insengero zafunzwe? Ariko reka mbabwire icyo insengero zari zimaze kiraje kimenyekane. Ngiye kubona mu kanya gato mbona ari kunywa inzoga, afashe icupa rya Heineken yarinyweye, mu kandi kanya ngo irya kabiri. Ntabwo nakomeje kumukurikirana, nakomeje kunywa n'ayandi. Twagiye gutaha nimugoroba afite ikirahure cya wayini. Reka mbabwire abantu benshi baraguye, abantu benshi bari bafashwe n'agakiza, bari bafashwe n'isengero ahari, ariko benshi bagiye kugaragara. Ariko reka nkubwire, komeza ugume uko wahamagawe, guma uko wahamagawe, guma uko wahamagawe nicyo Imana igushakaho. Komeza ugume uko wahamagawe nicyo Imana igushakaho. Imana gushaka ngo ugume uko wahamagawe. Ese wishimiye gusinda? Wishimiye gusinda? Ariko ijambo ryambwiye ngo nimubona ikiza cyakandagiye ahera, muzarebe murebe mu ijuru, nimubona ikiza cyakandagiye ahera kikahinjira, muzamenye neza ko Kristo Yesu amanutse. Bibiliya mbwiye ngo muzarebe murebe mu ijuru, muzamenye neza ko igihe kigeze, muzamenye neza ko igihe gisohoye, muzamenye neza ko ubwami bw'Imana bumanutse, muzamenye neza ko ubwami bw'Imana bwaje, muzitegure, muzarebe murebe mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko ikibabaje ni uko benshi bibagiwe, benshi barabyibagiwe, benshi bashaka no kubimenya, benshi bashaka no kubyumva. Iyo tunabivuga gutya benshi bararakara, bagira umujinya. Ariko reka mbabwire, Imana yamanutse kandi imanganya umujinya, umujinya ukomeye, umujinya utwika, umujinya urimbura. Uwo mujinya w'Imana uramanutse. Bibiliya yavuze ngo azamanukanye urwabya rw'umujinya, ngo azarurekura rimwe hasi, ruzagwa hasi, ngo ijuru rizacura umwijima. Hari umwijima w'icuraburindi uje gufata ku isi, kandi uwo mwijima w'icuraburindi numara kumenyekana, numara kugaragara, abantu bari mu bujiji, abantu bari mu mwijima bazawugumamo, ariko n'abana b'umucyo bazahinduka umucyo. Haleluya, kuko umucyo uzatumurikira. Imana ishimwe cyane. Ariko reka mbabwire, ntabwo badufite, kuko Bibiliya yavuze ngo abanje ndabazi bari ikimenyetso. Reka mbabwire ngo ikimenyetso cy'Uwiteka kije kwandika, kije kwandika, kije kwandika, kije kwandika. Abantu rero ahangaha niyo twasomye rya jambo, Yeremiya arimo gusenga abwira Imana ngo Mana utwigarurire, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera, utwigarurire Uwiteka, twigarurire. Reka mbwira umuntu wese ngo tangira isengesho ngo Mana twigarurire. Abantu benshi barakayutse, abantu benshi barumye. Kubera iki ngo twigarurire? Nuko abantu benshi barumye, aba ngo utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Dukwiye gusenga, haleluya. Abarokore bakwiye gusenga, tukwiye kongera tukinginga Imana. Imana ishimwe, twigarurire. Mu minsi yatambutse twarasengaga, aya niyo masengesho abarokore bakwiye kongera gusenga. Ariko reka mbabwire, reka n'ubutayu babufunge. Ese wowe uzaga mu butayu tware kamera, ugiye kugaragaza icyo uri? Ese si mwe mwatumye n'ubutayu bundi bufungwa? Mwa abantu b'Imana mwe, mwa abayutuba mwe, mwa abahanuzi mwe, si mwebwe mwatumye ubutayu bufungwa? Wowe urajya gusenga utware kamera mu butayu, urajya kugaragaza isi yose ko wasenze, hanyuma bashinzwe kubigenzura bazabireba, barebe ibyo murimo, barebe ibyo murimo. Imana yigeze ibabwira ngo nimutware kamera mu butayu? Wowe gusengera umuntu umuture kamera, mu izina rya Yesu ndirukana abadayimoni, ndirukana rya
muzi ko ari mwebwe mwakururiye akaga itorero. Uzi ko ari mwebwe mwakururiye akaga itorero, bigatuma ubutayu bugatuma ibintu byose byiboroka. Ese koko ari wowe leta ubona ibintu abantu bakora we ntiwajyayo? Si mwebwe mwakururiye akaga itorero mwirwa muhanura ubuhanuzi budafatika? Imana ntabwo ari radiyo, Imana ntabwo ari ikinyamakuru. Hari insengero zimwe zabaga zifite amakamera zigashyira hari ngo hari isaha y'ubuhanuzi, n'ijwi barigoretse ukuntu hari isaha y'ubuhanuzi. Isaha y'ubuhanuzi irageze. Reka mbabwire, isaha y'ubuhanuzi Imana itanga amasaha ihanuriraho, nta Mana itanga amasaha ihanuriraho. Oya, nuko twabicuritse. Abantu barakayutse, uko ni ugukayuka. Iyo abantu bakayutse batangiye gushyiraho amasaha yo guhanura. Iyo abantu bakayutse batangiye gushyiraho amasaha y'ibitangaza. Iyo abantu bakayutse batangiye gushyiraho gusa gusenga mu butayu batwaye za kamera. Iyo abantu bakayutse bajya gusengera umuntu bamutunze kamera. Iyo abantu bakayutse bajya gukora ibyo byose. Ariko umva nkubwire, Bibiliya yavuze ngo Uwiteka we twarakayutse, utwigarurire, utugarurire ibihe byacu be nk'ibya kera. Kera abantu barahoberana bagasuhuzanya nyuma y'amateraniro, abantu bakuzura umwuka wera. Ariko reka ariko ngo benshi basigaye batinya no gusuhuzanya kubera harimo n'abarozi. Ukubita ikirozi ukuboko ugataha wakwikoreye. Ngaho nawe nyumvira, ibyo bintu ubundi koko sibo bazanye akaga mu itorero. Ariko Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo utwigarurire, utugarurire byacu bibe nk'ibya kera. Uwiteka we turagusabye muri kano kanya, reka nsenge iri sengesho rivuga ngo Uwiteka we utwigarurire. Abantu bongeye buzuye umwuka wera, bongeye bagira ibyo mu mutima, bongeye bagira imbaraga z'Imana, bongeye bagira impumeko y'Imana, abantu bongeye bagira ubusabane n'Imana. Njye natangaye. Reka babwire ikintu cyantangaje. Ndi gutangara, njye nanumiwe pe. Sinzi ikintu giye gukurikiraho, sinzi ikintu giye kuba. Mu nsengero zasigaye zidafunze, nari nzi ko insengero zizuzura abantu, abandi bagahagarara, ahabaga iteraniro rimwe bana bagakora nk'amateraniro 4 cyangwa 5. Natangajwe nuko insengero zifunguye nta n'abakristo bazirimo. Byantangaje. Bishatse kuvuga ngo abantu benshi bagiye kugwa, abantu benshi. Ariko reka nkubwire ijambo, ntuzagwe nkabo, ahubwo senga insengero zivuga ngo utwigarurire Uwiteka, utugarurire byacu be nk'ibya kera. Reka mbabwire, aya masengesho twatangiye kuyasenga kandi twigeze kuyasenga. Mu minsi yatambutse twajyaga dusenga, tugasenga mu butayu, habaga ari nijoro. Reka mbivuge gutyo, ntacyo bintwaye. Ntabwo mbwiye abantu ngo mujyeyo, oya, ndikubwira bumva. Tugasenga abasirikare baturi inyuma, baturi impande. Tugasenga amasengesho yitwaga amashyo mu butayu. Amashyo mu butayu twakomaga gutya, tugasenga, tugahimbaza, amaguru ari mu kirere akora ku butaka nta murindi, twambaye inkweto, amajwi tukaririmba, duhimbaza Imana, turirimba, haleluya, turirimba, tukagira icunzwe, ubuhanuzi bukaza, amajwi adasohoka, abantu bakuzura umwuka wera mu buryo bwa gititi. Twabidanga mu buryo bwa gititi, twatanga n'amashyo mu butayu. N'iki kintu Imana ikeneye, utwigarurire Uwiteka we, utugarurire byacu nk'ibya kera. Ariko uyu munsi bajya gusenga, abantu bakirirwa basakuza mu butayu, bakirirwa basakuza ku musozi, bakirirwa birukanka, bakirirwa berera ngo bahanurire uwo ari we wese. Urahanura umuntu mutagendanye, Imana yamugutumyeho gute? Yamugutumyeho gute? Umuntu mutagendanye, yamugutumyeho gute? Birashoboka. Ariko se koko buri kanya wowe urahanura buri segonda? Uri radiyo wowe? Radiyo se yo yavuga ibyo ishaka?
ubu ufunguye radiyo Rwanda wahita uyibwira ngo ndashaka kumva umupira mu masaha y'umupira warangiye. Wafungura TV wabo, icyakora amasaha yayo irayafite, niba ari siporo irabifite, amasaha y'amakuru kuri televiziyo Rwanda ni saa moya. Ibyo ngibyo birahari, birazwi. Hanyuma abantu bashyize amasaha y'ubuhanuzi. Ayo masaha y'ubuhanuzi ni uburyo bwo gukayuka, ni uburyo bwo gukayuka. Abantu barakayutse, abantu barakayutse, abantu barakayutse. Reka mbabwire nasoza, urusengero rwa mbere ni wowe. Urusengero rwa mbere ruri mu mutima wawe. Nudatunga urusengero rwo mu mutima wawe, nta n'Imana uzatunga. Imana ya mbere iri mu mutima wawe. Niba waraguye kubera urusengero, n'ubundi wari waraguye kera. Nibashaka bazifunge zimare imyaka 3, tuzasenga. Nishaka zifungwe zimare imyaka 20, cyangwa bashyiremo rumwe mu mudugudu, cyangwa se 2 mu murenge. Nibashaka bashyiremo 3, cyangwa bashyiremo 2, cyangwa hajemo rumwe. Ariko Imana yo izitwa Imana ishobora byose. Nta kizabuza Imana kwitwa Imana yaremye isi n'ijuru. Abizera Imana bazayisenga. Abizera Imana ntabwo tuzagwa. Abayimenye ntabwo tuzagwa. Haleluya. Abayimenye ntabwo bazagwa. Abazagwa ni abari baraguye bonyine. Icyakora hazaburamo ibihe byo guhembuka hagati mu bantu. Abandi baburaho kuruhukira imitima, kuko benshi baruhukiraga mu rusengero. Benshi bo bazahabura kuko no kwizera umushumba muri iyi minsi biragoye. Kugira ngo uzabone umushumba mwizere nacyo ni ikindi kintu. Ibyo nabyo baze babimenye. Kwizera umushumba wamenekera muri iki gihe biragoye. Nikimwe no kubona umuhanuzi wamenekera nabyo biragoye, ariko barahari. 7,000 utarapfukamira Bayali biracyahari. Muri 7 rero ngewe ndimo, ndashaka ngo nawe ubemo mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha, kandi mareka w'Imana guhire. Kigaza gikomeye cy'Uwiteka kize ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ukugote, imbaraga z'Imana zikuzenguruke, ubuntu bw'Imana, amahoro y'Imana reka bize ku buzima bwawe. Reka ngusengere mu izina rya Yesu. Wari warakayutse, wahuye n'ibyaha byinshi birakwica, no kubivaho byarakunaniye, byakwizingiyeho. Hari ibyaha byakwizingiyeho, hari ibyaha byakwizingiyeho, hari ibyaha byakwizingiyeho. Ariko uyu munsi wa none Imana ikugire neza, Imana ikurwanirire. Haleluya. Ndumva Imana iri kumata ngo nsengera abantu. Hari abantu tugiye gusengera muri iyi minsi yose itambuka. Ni abantu bafite ibyaha byabizingiyeho. Ufite icyaha cyanze kukuvaho, uranasenga icyo cyaha cyanze kukuvaho rwose pe, cyaranze. Uwa kabiri ni umuntu ufite uburwayi amaranye imyaka myinshi. Imana nawe ikugire neza. Uwa gatatu ni umuntu tugomba gusengera umaze igihe utarabyara, umaze imyaka irenga 3 ntabwo urasama. Aka kanya rero tugiye kukwingingira Imana ikore igitangaza ku buzima bwawe. Marayika w'Imana kwiyereke, umugambi w'Imana ukuzeho mu izina rya Yesu. Nyemera ngusengera Imana nonaha, nyemera mwingingira Imana nonaha. Ariko kandi telefone yanjye ni 0782653967. Turagufasha gusenga. Iba kuri WhatsApp, turagufasha gusenga. Kuko namaze kumenya neza ko hejuru imbaraga zose hari umugambi w'Imana, hejuru imbaraga zose hari ubwami bw'Imana, hejuru imbaraga zose hari icyoro cy'Uwiteka, hari igitangaza cy'Imana, hari umugambi w'Imana, hari ubutabazi bw'Uwiteka, hari amasezerano y'Imana. Marayika w'Imana kumurikire, kandi umugambi w'Imana ukuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'urukundo rukomeye. Mwami w'abami yuvuze biraba, niyitegetse birakomera. Witwa Uwiteka ryo zina ryawe, witwa Imana yaremye isi n'ijuru, witwa igitangaza gikomeye, witwa Imana rurema, witwa Imana Jehova Rafa, witwa Imana rubasha. Mu izina rya Yesu ndamagara imbaraga zikomeye, ndamagara imbaraga zibohora, ndamagara imbaraga zirema, ndamagara ubutabazi bw'Uwiteka, ndamagara igitinyiro cy'Imana, ndamagara igitangaza cy'Imana, amasezerano y'Uwiteka Imana reka manuke nonaha. Reka imbaraga zikomeye z'Imana reka zibohore nonaha. Bohora